Bas mambo vipi SIKOV Entertainment bimeze bite episode gatatu Bahise waiting for you bimeze bite twikomereza izere ko wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu bayita SIKOV Entertainment nimumara kuba benshi nzagekeraho n'udufilimi nimumara kuba benshi muzambwire ngeshyiraho utuntu tw'udufilimi nyine dutwike ahire rimwe bimeze bite DJ Neighbor ku bufatanye SIKOV Entertainment waiting for you ikugeraho 5/5 yeah episode ni 3 katwikomereze episode 3 niba kakuryoye kandi kwandikire kuri 0788 tubwire uti thanks ibyo gusa biba bihagije rega ntago yabisaba kugira ngo ugende wandike ibintu birebire wapi kwandika uti thanks gusa biba bihagije yeah twa dufilime twiza ni tweza biteme icyo ushaka mambo vipi bimeze bite ibi byose byinshi tuzagenda tubibona ibindi twagiye tubibona kobwa afite papa we mubi cyane baba papa nyine ububona ukabona nta nubwo wifuza kuba afite ndetse ibi bizo hano turi kubona bicicikana niko ntago turahagera Yesu n'umusore bazakundana ukomeje kumufasha kujya kure ibibazo bya papa we katwikomereze SIKOV Entertainment yeah Yesu we mbabare mwana mutoya urababaye akira ujya kuri aka kantu wumve kari kayingo naragakundaga kera cyane nyiri umwana muto kuva aho nyogokuru wanjye yapfiriye sinongeye kukarya igihe kinini gishize murakoze cyane murakoze namwe bwamva ukuntu kameze numva bimeze bite umukecuru bahuye biraryoshye nka kera nyiri umwana maze imyaka 20 nukora none se nakiga ukuntu nawe dukora nanjye nkajya nukora sasa barakwereka umukecuru wese aza kumwigisha ukuntu bakora n'umukecuru wo mu cyaro baziranye barahuye baragongana murisha utuntu ataheruka itaza no kumwigisha ukuntu badukora wabagitariro hala okay byatunganye ngapfundura namwe mwiga murebe ukuntu bajya bakora turatuntu uzakore tubonye baminjira gafu bashyiramo nakandi ibintu birikora ni kuri aba bigenzo uzafata ifu nyine upfundikire biraryoshye nuko dutangiye filime yacu sasa papa we do baramuriye baramurangije tugende nashiriwe uyu munsi ndi umunyamahirwe make kabisa sikora n'umukino namwe natsinze bebe ariko nibizere ko wibuka ko turi buze kujya kugura igikapu aho murabiraza kurangira n'ubundi nyikuguriye ajya kureba kwikofa amafaranga asigaranye avuye kugurutsa amafaranga bayamaze bebe igikapu cyawe tuzakigura ubutaha reka umubeshi igihe nabona iki nta kindi baba bagukurikiranye wapi ariko si igikapu cyawe nzakigugura ubutaha umukobwa ahita yiciraho dupfana icyo ubundi wagisaza ko bigaragara nkaho wagira ngo nta mafaranga ahagije nabonye nkeneye andi mafaranga ufungure urugi yese aza hano kwa baravuze ngo tuzahorana ku ibara y'umukobwa we abantu baba baragowe sha kuki uri kumpunga Big Dog mukeneye serivisi ku bantu bose baje gukodesha hano sohoka mwana wanjye do muduhereza amafaranga yacu guta umuntu yakiruhukira na rwa rusaku ukuri biteye ubwoba ariko nyine twabahindura icyo wapi twe mutwandukure hano turigendeye 意思这位先生， wapi twe mutwandukure hano turigendeye 意思这位先生， wapi twe mutwandukure hano turigendeye 你说我俩查， wapi twe mutwandukure hano turigendeye
amakupure yari yaje muri hoteli yabo yatangiye no kwigendera. Yesu Kristo n'amakupure ngahe ane yose abantu bane baragiye. Turaza gukora iki? Byadusabye imbaraga zidasanzwe kugira ngo twubake hano none dore uramugiga cicikazi yatakumva. Chenzi Tabizi kuri maho gaho fungura vuba. Kobwa hano bamubujije kwibyibuhira. Afite papa we mubi. Afite papa we mubi ni baba papa wumva ukumva byaba ari byiza barana bashyinguye kugira ngo bafite. Chenzi Do. Ni lao躲着你老子干嘛嘛？ Kuki uri kwihisha muzehe wawe? Wowe ugiye kukurya. 不是已经给你50万了吗？ Nta bihumbi 500 naguhaye. 50万？500。50万哪能够啊？ Gute 500 yabahagije? 要娶老婆吧？ Ntabwo uzi ko umuvandimwe wagiye gushingirwa. 500。 那小兔崽子。 500 ntabwo ahagije kwishyura n'inzu yonyine. 这次来。 Nari nje hano ki kugira ngo mpereze impano yo kujya kwishyura. 他儿子又不是我的儿子。 Umwana wawe ariko ntago ari uwanjye. 那彩礼钱 kubera iki namwishyurira amafaranga yo kujya kwishyura umukobwa. 你别想你了。 Iyo umuntu ari sister wawe ameze nk'ari mama wawe. Kandi ibyo ntubyange. 给钱。 Mpereza amafaranga. Nta nubwo aba yasinze basi urubera umuntu arakagutesha umutwe yasinze. Ubone ko yasinze. 他一天不摆脱那个吸血鬼，一天。 Mu gihe cyose atirukanye uriya muginga ntabwo bizigira agira igihe cyiza. 你们聊什么呢？ Iki cyabaye? 什么吸血鬼啊？ Umuginga muri kuvuga n'uwe. Yavuyeyo. 又来搞事。 Papa wa Zi yongeye agaruka hano. Kubera kiri hano nanone. 太可怜了。 Zi ateye impuhwe. 江城，这一次。 Jiang Cheng. 托你了。 Basi turagusabye jya kumufasha. 江城，你对 Jiang Cheng 真心的。 jya kumufasha. 再给你钱。 Uri inshuti ya Zi. 不行，我一 wowe 一把尿道，你养这么大， hano bakomeje guharira. 这本事 Narakureze mu byuya mu maraso no mu marira. 不行。 拉扯我长大的只有我妈。 Wiva manjye niwe wandeze wenyine we wankoreye kinga papa. 养活，你还想要关爱？ Ni cyakenera urukundo nakereba kereba kuko 你说我妈？ wivuga kuri mama wanjye. 你要是再不走，我就报警了。 Genda none ahangaha cyangwa mpamagare polisi. Vayo hano wakakobwa we ngena nakureze. Nakora ibicurushye. 做的确实有点过， Ubushize papa naramukubise cyane. 怕他讨厌我。 Ndi gutekereza ko yanyonze. 他要是真的， Ariko ubukoryo yaba yarakwanze. Drama. Ntabwo aba yaratumye uguma ahangaha ajya kumutabara. Ariko uzi ko ari byo. Kandi umusore anamukunda. Yanamukubise ikibizo twarabibonye. Ahita avayo. 你看我， Uretse wagisaza we. 这都有事实。 ugerageze nkwereke. 志业，没事吧？ 你看 Zi umeze neza. 死样子，要死要活给谁看呢？ Uko bukora iki bwawe? Papa. 打完这一巴掌， Nyuma ya none urushyi unkubise. Nta kintu nyigufitiye. 从此我们就是陌。 Guhera none hagiye nawe ntabwo tuziranye. 我回来。 Ugeze guki? Garuka hano. Ese muze. Zi. 他打你了。 怎么？你也想挨一巴掌吗？ Nawe ndagukubita ahubwo. Uretse gato njya azangubita wagisaza we buretse muze. 沈建军，你别太过分！ Shen Jiang Jun yamuhamagaye mu izina ya papa we. 我警告你不要碰我的朋友。 Ndi kuguha agasopo wikora ku nshuti zanjye. Utazanagira ngo wagisaza we. 你这死丫头， Hari ukuntu 你这是病好了，敢推老子？ warakize usigaye warabasha no kunsunika. Yakwigisha isomo buretse gato papa. 这么多年来，我一直 Iyi myaka yose nagerageje gucika uko nshoboye. 我做的这一切，就是为了忘掉你给我 Byose nakoze byari kugerageza kwibagirwa. Muri bwe waneje. 的。好不容易， Bwa nyuma na nyuma nakugiye kure papa. 我有了我的家人， None dore nifitiye umuryango. 我觉得我终于， Numvaga yuko 我终于可以像 byose birangiye ngiye kubaho nk'umuntu usanzwe. 如果你再敢来这里撒野， None dore ugarutse kuneza ibibazo. Nugaruka nzahamagara polisi banagufunge. 抓我！ Hamagara polisi igihe waketse cyane we. 我真的已经仁至义尽了。 Ntako ntagize ngo ukore buri kimwe. 我求求你， Ndagusabye. 离开这儿。 Ndagusabye genda. Va hano ugende. Papa we ni ikintu kiraho utamenya. 对你动手！ Sinzongera kugukoza biganza. Ariko ndakugira inama yo kwitwararika wa musaza we. Aba yazunze umukobwa we. Abakozi bose bavayo. Ntabwo uzongera gutesha umutwe Zi. Abaturage
abaturage bavayo uze tujye kubereka hari umuganda tugomba gukora we. Ku munsi w'umuganda yatesheje umutwe umukobwa we ku munsi w'umuganda. Umuganda wose umwimukiraho. Ukuvuga ngo n'abantu mwese mutuye mudugudu nimujya mubona ikibazo wenda nk'igipapa gikubita abantu baba biwabo mujye mumukoreraho umuganda we na mudugudu mubitegure umuganda mukorere kwa kuri icyo kigabo nyine tu. Ako iyo ni inama mba mbagiriye. Abaturage ba hano nabo baje gukora umuganda bawukorera hano ku mugabo wari watesheje umuntu umutwe. 也不知道知意现在怎么样。 kwibaza ukuntu ziyameze. 江城 umuganda urarangiye wo gukubita papa wa Ziyi kuko papa wa Ziyi yari amaze igihe atesha umutwe Ziyi. Byatinze. Papa wa Ziyi ni mu bikoko. Ziyi yaje kurira hano mu mvura ndetse yazanye na wa musore umukunda Shenge Ziyi. Ndarushye mfite gusubirayo nkabanza nkaruhuka. Bimeze bite SIKOV Entertainment ese wakoze subscribe rengera nyashi zawe ukore subscribe zitazavaho sibyo? Bandi kubasetsa nyahamuna ntago ariko neye sibyo? Ngaho rero kubishaka kose dore nta muntu wundi uri hano uko ushatse. Abandi bana bagira abantu bababwira ngo nibarire bakabahereza ibitugu byabo bakabaririraho. Igihe abandi barira mu mabasi yakuzura akarekera. Niba ufite umuntu ubasha gutuma wabasha kuba warira uko ubishaka muri kumwe, uwo muntu nyamuneka ujye umubika kure. Kaba ari akabando k'iminsi ntazagucike. Uko wari ugiye uzabona uzajya uririra yarangiza agahita akubwira atari kubundi nkawe. Ceceka se nyine ibaza umuntu uriraga kubwira gutyo. Mu gihe abandi bana babategera ibitugu bakarira cyangwa se wajya kurira akakuzanira ibase. Mwebwe nta makuru mufite abantu barababaye. Abakunzi banyu mujye mubategera ibitugu barire. Ibyatinze. Sekereteri Imana we aba yaje hano hafi. 都在哪？ buri muntu wese ari hano. 知意呢？ Ziyi ari hehe? Ziyi avuye kurirana n'inshuti ye. Yaje ameze neza nta kibazo afite. 橙子没了。 Yesu we na bya bihara byagiye wajya gurwara ibintu byo gufuruta. 马姨，你是 Mayi tu 好， baramubuza atinya abasore. Kwegera umusore byajyaga bituma yitarwara ibintu bijyanye no gufuruta. Byagiye. 这也算是因祸得福了。 Yesu Kristo dushimira Imana we. 装好事， Bisa naho kiriya gisaza aricyo kintu cyiza cyakoze. 注意一下 Reka tuze guserebura rino joro. 正常生活。 Ko Ziyi yabaye umuntu usanzwe basi. 你给我们烧几个好菜。 Okay, ngaho dutekera ibisane byiciye yego nta kibazo. 谢谢你们。 Nakoze mwese uyu munsi. Yeah. Bimeze bite? SIKOV Entertainment. Mambo vipi? Iyi ni episode 3 kuri season ya mbere. Bayise nguki? Waiting for you. DJ Neighbor ku bufatanye. SIKOV Entertainment ukeneye kwamamaza. Hamagara 078 8 5 4 3 21. Reka nze dukomeze n'akandi gace gatoya tutarinze no gutinda, reka tuhite dukomeza tutari twagiye tubibona. Utarakora subscribe ubwo sinzi ikintu ubushaka, urimo kutwicira mu dupe sibyo? Tuma dukora gake tudafite mutu. Ubu ngubu ako gatelefone kawe mukanya nidusoza uze kugenda uhita ukora iki? Subscribe kuri SIKOV Entertainment niko YouTube channel yitwa. Yeah. 别何必庄重，给我一场梦，给我温柔的晚风，给过的从前也能让我瞬间失控。 Hari akandi gafilimi 圈中 turi kureba kitwa Seducing Drake Palma. Nako uzagenda ugasabe DJ ubikomezanye muri make utazagira irungu SIKOV. Kirazira. Bimeze bite? Mambo vipi? Ndabakunda cyane. Murabizi ibyo ngibyo.
mu minsi iri imbere ndaza kubahagurukira mbahate filimi n'udufilimi mugende mu nkunde kahave afite ibintu byose mu byibuhe sibyo twibyibuhire nongeyeyo wanankunze ubyibuha neza ntabwo ubyibuha mu buryo budasanzwe ndimo umuti nkaba n'urukingo sasa barakwereka hano bahise baza guteka baserebure kubera ko ziyakize nagakirwara intinyi baramuhamagara anakoze pipiti ni bya bintu ushobora gukora nyine byo kwamamaza yesu we ntabwo bisanzwe uzi ko uzanye sisiteme yacu yo kuba twahangana ku isoko akabya nawe ariko ibibazo wagiyemo ntabwo byarangiye nawe wakabaye waragarutse nyine ntabwo nabashije kuba nagaruka sasa barakwereka umukobwa arako yakoze bino bintu turi gukora dushobora kuba twabikora tugakurura ba mukerarugendo tukadevelopinga na hano tukasukura neza ku buryo twashyira n'ishuri nyine tu urabitekereza yiki ni ibihe bintu by'ingenzi uri kwita wowe hari bizinesi zitararangira dore bizinesi zitararangira niba bizinesi zitararangira yavuye ku ishuri no ku kazi ibintu bijyanye no kwiga yarabiretse ngo yaje nyine ni ibintu by'ubuzima busanzwe ahubwo ndaza kuba nkuvugisha nyuma yari bizinesi naraso avayo urukundo nicyo kintu cya mbere buriya gishobora no kugukura ku kazi wahembwaga miliyoni ukakavaho cyane cyane mwebwe mu rugira 越剧是我们当地的特色，我觉得可以把它融入到民宿的下午茶里面。twari turi kuvuga ngo tuzahamagara abo bayita ba opera yuhe opera 从小就喜欢看 ibintu by'ibishinwa biba byacanganye 越剧。 bakajya baza hano hafi bakabyina 错倒是不错， ariko ibyo bintu byaba ari byiza kabisa 但是我们没有那么 gusa nta mafaranga dufite 很好的越剧老师， kuba twahamagaza umwarimu wigisha bya yuhi opera 我们自己学。不行不行不行， twabyigira kwa api 那还行， njye nateka gusa 是万万不可的。 nta bindi bibazo nkeneye 我上大学的时候都， ubwo nigaga 越剧课， najyaga njya guhitamo abantu babyina 但是好长时间没碰了。 gusa nyine ntabwo hashize igihe kinini cyane nabyigaho 我 nshobora kuba 认识一个越剧老师， ariko nshobora kuba nzi umwarimu umwe 在当地非常。 kandi w'icyamamare 真的吗？ koko 那我 yego ndamuzi turaza kuba twajya kumuganiriza hanyuma turebe ko yaza akajya atwigisha ntibyatinze baza kuno ku mwarimu ngo w'icyamamare ufite ibintu yigisha buriya abashinwa bagira utuntu twabo bibyinira ugasanga ni ibirori bya bindi ubona twebwe tuba turi kubyina ngo kiramukubise kiramujyanye bo nabo bagira ukuntu babyina utuntu twabo tuje ufite ukuntu bibyinira utuntu twabo nyine bakabyina tu turi hakuno bimeze bite mambo vipi 此时的祝英台对梁山伯是满含爱意，但又不能向梁山伯倾诉，你知道吧？ yatangiye kubabeshya-beshya 要对梁山伯很喜欢的， amaso yawe agaragara nk'aho ukunda Liyanga Jimbo 你不能倾诉，你是个 ariko kubera ko utabigaragaza kubera ko uri umukobwa 男装，梁山伯又不知道你。 sasa yatangiye kubabwira ko basa n'abantu bakundana ariko ngo ko batabigaragaza ariko zikari ibyo uyu nguyu yabyishimiye uriya mukobwa nta kintu bimubwiye 两个回去再找找。 ceka isomo ryari ry'uyu munsi mugende mukomeze mwitoze 好，谢谢老师。 再见。 akoze cyane nyakubahwa akazi bari baje kumutumira kugira ngo abigishe bazarebe ukuntu bajya nabo babyina hano bagasusurutsa abantu babagana baje kwiga hano bibuka n'ukuntu byagiye bigenda bimeze bite urukundo rurakomeje ariko mu buryo butazwi umusore yanze gusubira ku kazi akeneye kwigumanira na sheri we bimeze bite araza kwihangana gato hari akantu kaga ari nako bareba utuntu tw'udupusi numva nari kuvuga neza umenye ko hari ukuntu ndi kugenda ndwaramo gake ariko nyine biraza kumera neza nimwibuka ibintu byanyu mushinzwe mujye mwita ku basobanuzi sasa baje hakuno baritoza uko mwarimu yabigishije mujye mwita ku basobanuzi mumenye niba bameze neza bandikira utu SMS
tubabaze nyine urukundo rwanyu ruba rukenewe sibyo bimeze bite